Inama y'umunsi y'abashakanye, ahantu ho kwitondera cyane. Ese ni byiza kongera kugirana ubucuti n'uwo twahoze dukundana na nyuma y'imyaka 7 imaze kubaka? Ni iki wakora mu gihe wa muntu wakundaga cyane mukaza ariko gutandukana yongeye kugaruka mu buzima bwawe? Noneho kuri nshuro biratandukanye kuko aje kandi warashatse kandi unafite urugo. Ese ugomba guhuza nawe mukaba inshuti cyangwa ubwo ni igihe cyo kwiruka ugashaka uko watandukana n'uyu muntu byanze bikunze? Bwa mbere burya kongera kwinjira mu buzima bw'abahoze bakundana cyangwa se bw'ahoze ari umukunzi wawe bishobora kubyutsa ibyiyumvo bishaje wasize inyuma. Ni ibyiyumvo rero bishobora guteza akaga ishyingiranwa ryanyu cyangwa se nanone akaga mu muryango wawe. Ni gute rero ushobora guhitamo icyo gukora muri kano kanya mu gihe wundi mwakundanaga asa n'ushaka kugaruka mu buzima bwawe? Banza gusuzuma niba ukongera guhura nawe byakubera byiza kandi bikanabera byiza uwo mwashakanye. Ikindi, umutima w'umuntu mu bisanzwe wisanisha n'ibihe byiza cyane kurenza uko wakwisanisha n'ibihe bibi. Ibi ngibi rero icyo bishatse kuvuga ni uko umutima ushobora kwisanisha na bya bihe byiza wagiranye n'umukunzi wawe, kandi ahangaha rero bizahita bibyara ya marangamutima, bikaba rero bishobora no kwangiza ishyingiranwa ryawe. Hari ibibazo byinshi ushobora kubanza kwibaza kugira ngo umenye niba ari byiza cyangwa se niba ntacyo bitwaye kuba warekera uno muntu mu buzima bwanyu. Bwa mbere, urumva byoroshye gukora buno bucuti kuri uwo ex wawe kandi wubatse. Ese nguyu wahoze ari umukunzi wawe ashobora kuba inshuti yawe kandi akanaba inshuti y'uwo mwashakanye, kandi bakaba inshuti nyazo nta buryarya cyangwa se kubazanya kurimo. Ku rundi ruhande rero, niba utekereza yuko umuntu ataba inshuti n'uwo mwashakanye, witekereza yuko kugirana umubano wihariye n'umu ex wawe ari ikintu cyiza bizabagezaho. Oya, ibi ngibi rwose bishobora kuzaba ari ikintu kibi. Tekereza impamvu urimo gushaka kumisha umugabo wawe cyangwa se impamvu batamenyana. Nubwo nta kibi kiri rero mukongera kwibuka neza ibihe byahise hamwe n'igihe wamaranye n'uwo muntu, ariko ntabwo bishobora kuba igitekerezo cyiza kumutumira nanone mu buzima bwawe. Mu yandi magambo, n'ibyo bihe byararangiye, ita ku by'ubu ngubu maze biriya rwose ubyihoreye. Ese wowe n'uwo mwashakanye ari uwigeze yemera umu ex kuza mu buzima bwanyu? Ni gute ibyo byagize ingaruka ku mibanire yanyu? Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.